muraho neza, dushimye Imana yo ibashe gutuma tugeza iyi tariki turi bazima turi amahoro. Imana ibishimirwe. Aya masaha tugize umugisha, tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko twumva ijambo ry'Imana mureke tubanze dusenge Imana. Turagize Imana iyi gahunda yayo y'ijambo ryayo. Turagushimiye Uwiteka Nyiringabo, tugushimiye ukuntu waturinze. Nyagasani Mwami wacu, turi amahoro, turi bazima, si ifeza si zabo twaguhaye, ahubwo ni ubuntu bwawe. Nyagasani habwa icyubahiro. Aya masaha bikimeze gutyo, tugiye kumva ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe Mwuka Wera ayobore. Reka ijambo ryawe Nyagasani Imana ibiyize kuvugirwa mu ijambo ryawe, reka biyoborwe nawe. Nyagasani ijambo ryawe, dusengeye umuntu wese uratega amatwi yumva ijambo ryawe, ribashe kujya ahantu rimushyira kandi ribashe kujya ahantu rimukura. Ni koko ijambo ryarambwiye mu gitabo cya Timoteyo ngo ibyanditswe byose byahometswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Nyagasani Imana, reka umuntu wese uzumva iri jambo rizabashe kumutunganya kandi rizabashe kumwemeza iby'ibyaha bye. Nyagasani Mwami rero, ndavuga ngo ngwino utangane natwe kandi uze gusuzana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amena. Tudatinze dufate Bibiliya zacu dusome amagambo y'Imana. Turasoma mu bitabo bibiri bitandukanye, ariko ni ukugira ngo tubashe kubona terime cyangwa se umutwe w'ijambo. Tugiye gusoma igitabo cya mbere ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 7, umurongo wa 21 kugera ku 23. 21 haravuga ngo, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. 22 benshi bazambasa kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe? Nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibimwe. Igitabo cya kabiri ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ni ibice 10 umurongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ntimwishime yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Yesu ashimwe. Dusomye amagambo y'Imana dusanze hano mu bitabo 2 bitandukanye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 7 umurongo wa 21 kugera ku 23. N'ubundi turasomye mu gitabo cya kabiri, aricyo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 10 umurongo wa 20. Bakristo bene data, umutwe w'aya magambo cyangwa se icyo ngambiriye kumenyesha abantu ni ukubwira abantu umuntu Imana ikeneye. Haleluya. Hari umuntu Imana ikeneye. Umuntu Imana ikeneye ni umuntu ukora ibyo ishaka. Umuntu Imana ikeneye ni umuntu ukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Igitabo cya mbere cyatubwiye ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo keretse uko ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambasa kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe? Nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibimwe. Yesu ashimwe. Mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, eka mbanze vuge gatoya ku gakiza. Ubundi iyo tuvuze ijambo agakiza, ijambo agakiza rigira ku bice 3 by'ubuzima, ari byo ubugingo, umwuka n'umubiri.
niba uzi ko agakiza kawe katageze kuri ibice bitatu by'ubuzima, umenye ngo ntabwo urakizwa. Niba uzi ko agakiza kataragera ku mubiri wawe, ntabwo urakizwa. Hari abantu rero bajya bakizwa igice, bati ngo njyewe Mana nguhaye umutima wanjye, ariko amarangamutima ntabwo nyaguhaye. Mana wihangane rwose, nguhaye umutima wanjye, ariko agacupa ntabwo nzakareka. Rero niba uzi ko agakiza kawe kataragera ku bice bitatu by'ubuzima aribyo tumaze kuvuga, ntabwo urakizwa. Dusomye ijambo ry'Imana ririmo ritugaragariza umuntu Imana ikeneye. Ntabwo Imana ikeneye umuntu ufite amafaranga, ntabwo Imana ikeneye umuntu wize ufite ubumenyi y'ikirenga, ntabwo Imana ikeneye umuhanuzi, ntabwo Imana ikeneye umuririmbyi, ahubwo Imana ikeneye umuntu uyikiranukira. Imana ikeneye umuntu ugenda mu nzira yo gukiranuka. Ntabwo umuntu usenga amasengesho menshi, ntabwo umuntu uzamuka za nyakanyarira, ntabwo umuntu ugenda ubutayu butandukanye, imisozi itandukanye, si wo Imana ishaka. Ahubwo iyi minsi Imana ikeneye umuntu uri kuyitunganira, ahubwo iyi minsi Imana ikeneye umuntu uri gukora ibyo ishaka. Bakristo bene data, biragatsindwa n'Imana kuba waba witwa umunyamasengesho, kuba waba witwa umukozi w'Imana, kuba waba witwa umuririmbyi, ariko iyi minsi ukaba utarimo gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ariko ijambo ryatubwiye ngo benshi kuri uwo munsi ngo bazamubaza bati ngo mwami mwami, ngo ntitwaruraga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ngo nibwo nzaberera nti ngo sinigeze kubamenya, mwumve mwa nkozi z'ibimwe. Biragatsindwa n'Imana kuba uri umuririmbyi, urya munsi Imana ikazakubwira ngo mva imbere wa nkozi z'ibiwe. Biragatsindwa n'Imana kuba uri umuvugabutumwa, urya munsi Imana ikazakubwira ngo ntuyive imbere kuko uri inkozi y'ibibi. Imana irashaka umuntu ukora ibyo ishaka. Ibyo ishaka ni ibiki? Ishaka imirimo myiza, ishaka ko ugendera mu nzira itunganye. Yigeze ibwira Yesaya, ubwoko bwa Isirayeli bwari bwayigomeye. Imana ibwira Yesaya ngo genda ubwire ubwoko bwanjye ngo nibemera bakumvira bazajya ku byiza byo mu gihugu cyo mu ijuru, ariko nibanga bakagoma inkota y'Uwiteka izabajya. Ndagira mbatangariza ngo umuntu uzi ko urimo akora ibyo Imana idashaka, amenye ngo imbere yiwe hari inkota, kandi iyo nkota yacyaye, kandi iyo nkota iramuziye, kandi iyo nkota izamurya. Ariko mwene data, niwemera ukumvira, ukaba urimo ukora ibyo Imana ishaka, ukaba urimo ugendera mu nzira yo gukiranuka, umenye ngo uzaye ku byiza byo mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko nutemera, menya ngo inkota y'Uwiteka izakurya. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, kuba usenga amasengesho menshi, kuba uzamuka imisozi itandukanye, kuba ujya mu mashyamba atandukanye, sibyo bizaguhesha kwinjira mu ijuru. Kwinjira mu ijuru bisaba kondisiyo. Hari abantu rero bashaka kujya ku bibyo by'Imana, hari abantu bashaka ko Imana igira ibintu ibakorera, ariko boho ntabwo bari kwemera kondisiyo z'Imana. Ndagira ngo utangarize ngo ibintu by'Imana bigira kondisiyo, ibintu by'Imana hari umurongo ngenderwaho. Mwene data, emerera Imana ikuyobore. Mwene data, kora ibishimwa n'Imana, kura ibigawa mu bishimwa. Ukora ibyo gukiranuka.
kuba uri umuririmbyi, kuba uri umupasiteri, kuba uri umuhanuzi ntibizaguhesha ijuru. Ikizaguhesha ijuru ni uko ukora ibyo Imana ishaka, ariko gukiranuka no gukora imirimo myiza. Twasohoye n'ubundi ijambo rya kabiri, twasanze ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 10:20. Iki cyari igihe Yesu yarimo atanga misiyo ku bigishwa be, avuga ati nimugende mubwirize ubwoko bwanjye, mubabwire ibyo kuza kwanjye, mugende mbahaye ububasha bwo gukora ibitangaza. Nuko izo ntumwa za Yesu uko zari 70 ziragenda zigende kuri misiyo zahawe na Yesu, bagenda bakora ibyo Yesu yababwiye. Ariko mu kuza kwabo bagarutse, baje kuripotinga cyangwa se baje gutanga raporo ku byo bakoze, babwira Yesu ngo twakoze ibitangaza, ngo twirukanye abadayimoni kandi baratwumviye. Ariko Yesu ababwira ngo ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Rero Imana n'ubundi yashaka umuntu ufite amazina ye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Icyo gitabo kugira ngo cyandikwemo hari icyo bigusaba, hari icyo ugomba, hari icyo ugomba kureka, hari n'icyo ugomba gukora. Ntabwo ubwami bw'Imana ari ubw'amagambo, buratwaranirwa, burakorerwa, kandi uzabujyamo ntibizamusaba titire runaka, ntibizamusaba ko yahanuriye abantu ibintu bigakoreka, ntibizamusaba ko yazamutse imisozi agasenga, ahubwo uzinjira mu bwami bwo mu ijuru n'uzaba warakiranutse, n'uzaba warakoze ibyo Imana ishaka. Umuntu Imana ikeneye umuririmbyi ubikora neza, ubikora afite gukiranuka. Imana ikeneye umuvugabutumwa uvuga ubutumwa akiranuka. Imana ikeneye umuhanuzi uhanura ariko afite no gukiranuka. Biragatsindwa kuba inzara yakuriye urimo wiyiriza usenga Imana, ariko ujya munsi Imana ikazakubwira ngo mva imbere waho zibiwe ngo singize kukumenya. Bakobwa, basore, bagabo, babyeyi, nimurinde agakiza kanyu. Ni byinshi byakonona agakiza kanyu, ariko najya mubwira ikintu kimwe ngo nimube maso iyi minsi. Rubyiruko mube maso, bagabo mube maso, babyeyi mube maso. Ibigusha abantu ni byinshi, ibyatuma abantu bateshuka ni byinshi, ariko mwegera Imana, kandi mu kwegera Imana muce bugufiya. Umuntu wese umbwiye ati mwami mwami. Rero hari abantu bihishe mw'ibintu byo gusenga, ariko ndagira mbatangarize ngo nyir'umurimo ari we Kristo, umurimo wawubereye maso. Kandi ndagira nkubwire ngo nubwo wabyishemo iminsi myinshi Imana ikakwiyorera, ariko njya gutangariza ngo Imana iraguhagurukiye. Wowe wanze kumvira, wowe wanze kwiyana, Imana iraguhagurukiye. Imana irababaye, Imana irakajwe n'ukuntu urimo utukisha izina ryayo. Ariko ndagira nkubwire ngo nutemera ngo wumvire, inkota y'Uwiteka iraje. Inkota y'Uwiteka iri imbere yawe, kandi inkota y'Uwiteka ije kugusogota, kandi inkota y'Uwiteka ije kukurimbura, kandi inkota y'Uwiteka izagusiga amahoro. Bene data,
nimukore ibishimwa n'Imana. Dawidi yahise aravuga ngo nta muntu ngo wabaye ngo mwubuza wo gukiranuka wigeze kugwa n'isoni, naye ntabitanye ubuhamya. Nuko niba uzi ko iyi minsi uri mu buzima bwo gukiranuka ntabwo uzakorwa n'isoni. Dawidi arakomeza aravuga ngo si uko bizahora kwa mutegereza ngo kereka bazamwisezeranye nta mpamvu, ngo aba ngabo nibo bazahorwa n'isoni. Ndagira ngo utangarize ngo niba uzi ko uri mu buzima bwo gukiranuka, niba uzi ko iyi minsi uri mu gihe byo gukiranuka ntawe uzahorwa n'isoni. Kandi abazi kuryoherwa n'isoni ntawe uzahorwa n'isoni. Abazi ko bagiye gushungerera ntabwo uzashungererwa. Ariko nuramuka ukoze ibyo Imana ishaka. Niyo mesaje nari mbazaniye, Imana yishyize ku mutima ngo mbahereze. Ariko menya ngo uw'Imana ikeneye, umuntu Imana ishaka, nukora ibyo ishaka, nugendera mu bitunganye. Mwakire n'ijambo ry'Imana.